Yego reka twongere tubifurize umugoroba mwiza, reka tubifurize ijoro ryiza bakunzi ba RTV Show number 1 aho muri mu bice bitandukanye. Rero twongeye kugaruka muri za gahunda z'amakuru ari breaking news na makuru agaruka hirya no hino. Rero ngira ngo tumaze iminsi twibana mu karere k'ibiyaga bigari tugatinda cyane ku bibazo by'umutekano muke. Uyu mugoroba rero ndashaka ko twiganirira kuri site Seta Chiboriya rwose kuri FPCZ. Imidugudu rwose idakomeje kumvikana na gatoya. Chiboriya rero ngira ngo tumaze iminsi tuyigarukaho cyane. Uyu munsi wa none rero bambwiye bati mu nyamakuru noneho turarembejwe cyane rwose, byarenze urwego. Ngira ngo ku munsi w'ejo niba atari ejo bundi hashize twababwiye ko uwitwa Claver agiye kugarurwa muri za nshingano ziwe. Twarabibabwiye, mbaye ntarabibabwira ubwo naba mboneyeho kubibabwira ko yari afite kugaruka mu nshingano ziwe nyuma yo guhagarikwa umwaka wose. Uyu munsi wa none rero yaje kugarurwa mu nshingano ze. Akigaruka ngira ngo twese ikintu tuzi kandi neza cyane nuko ari we wagize uruhare runini cyane rero mu isenyurwa ndetse n'ihirikwa rya rusengero rwa Chiboriya. Ngira ngo kuva rwakicamo ibice bibiri cyangwa ministry y'abaturage nayo ikiremwa ikikorera urusengero rwayo, kuri ubu rero ntago bimeze neza muri Chiboriya. Twagiye tubabwira tuti baragabanyutse, abayoboke bari barimo bose bashizemo. Kuri ubu hajyaga haterana 60, 40 barimo baragenda baterana gake gake, bagenda bagabanuka uko bukeye ndetse nuko bwije. Uyu munsi wa none rero ikintu ngira ngo tuvugeho ni igaruka rya Claver, uyu wateje impagarara ndetse n'impaka zikomeye cyane. Iri garuka rya Claver rero nyuma yuko kuri ubu byateje intambara hagati ye na Shadrack, kuri ubu byateje intambara ye hagati ye na Shadrack ndetse n'abandi, aho rero bivugwa ko uyu Claver nyuma yuko Chiboriya ikaswemo ibice bibiri, na byavuye mu itorero bijya no mu midugudu ya Chiboriya yose nayo byagezemo abaturage nta kumvikana namba ntaki. Kuri ubu rero Claver yamaze kugaruka avuye muri bya bihano. Ngira ngo twe turimo turababwira tuti bari muri contribution y'uburyo bamugenera impano yo kugaruka plutôt. Benshi nago babivuzeho rumwe. Uyu munsi wa none rero abaturage barimo barigaragambya bavuga bati ntago tumushaka ko agaruka, nagaruke pe, bati nagaruke pe, ariko nagaruka ntasubire kuri wa mwanya yahozeho bajya kumuhagarika. Kandi koko ni ibintu twavuga tuti birumvikana, niba agarutse nta kuhita ajya kuri wa mwanya, kuko ubu ngubu deja yamaze kwicara ku mwanya yahozeho. Abaturage bamwe rero batangiye kugenda basohoka. Nahoze mbona uwanditse ibaruwa isa nkaho ibabaje agira ati ngewe kuva nahagarikwa naravuze ntago nagarukamo, mitamo kujya kwisengera mu butayu. Aba rero batuye muri district ya Kaoma mu midugudu ya Muyukwa. Kuri ubu rero yaravuze ati kuva nahagarikwa nge n'umuryango wanjye twigira kwisengera mu butayu, tugasengera mu rugo nge n'inshuti zanjye rimwe na rimwe. Gusa nubwo nsengera aho hose ariko ndacyari umuyoboke wa Free Pentecostal Church of Zambia cyangwa FPCZ. Ariko rero aravuga ati impamvu zatumye nisanga muri ibi bihe bibi ndimo gushika muri iyi minsi ni ukubera ko isengerwa ry'abarimu ku itorero ryimakazwa, cyangwa wavuga ko ari ibintu bitari feya, ari byo byaba Claver abo ngabo. Ati nubwo nahagaritswe rwose ndacyari umuyoboke wa FPCZ, ariko navuga nti aho kugira ngo ngaruke mu gihe hajemo Claver ntago nagaruka. Claver mu by'ukuri igaruka rye ryamaze guteza imvururu ndetse n'akaduruvayi nk'iby'iminsi yahozeho. Kugaruka byari sawa kuko nta muntu utakifuza ko umuyoboke wari warazimiye yagaruka, ariko
agarutse mu yihe susho cyangwa mu yihe role, agiye gupureyinga iyihe role mu igaruka rye. Kuri ubu rero igaruka ryiwe yahise yicara ku mwanya yahozeho, niho bahise bamushyiraho, kigaragazwa yuko isenyurwa ajya gukora biriya byose yari yabipanze avuga ati ningaruka n'ubundi ngomba kugaruka kuri uyu mwanya, abantu bari buzatume ntagaruka kuri uriya mwanya bamaze kujya muri rya torero rishya, nibo bari buvuge bati turizi ntabwo dushaka ko agaruka kuri uyu mwanya, niba avuye mu bihano araza yicare gutyo arebe cyangwa nawe amere nk'umudiyakoni basanzwe, ariko atagarutse ngo yicare kuri wa mwanya yahozeho ajya gusohorwa mo hano. Ngira ngo rero kuri ubu ibi byavuye mu itorero rusange rya Chiboriya, byamaze kugera ku yindi midugudu myinshi cyane, bivuga ko rwose imidugudu myinshi cyane rwose intambara irimo iragenda yumvikanamo gake gake. Nyamuneka ntabwo byoroshye. Ni gute twe turibaza tuti ese umuntu umwe wenyine ashobora gute gusa nk'uhirika cyangwa utura hasi itorero ryose? Ntabwo naba ngiye kure y'ukuri mvuze gutya, kuko abaye atari umwe ntabwo baba barenze itsinda ry'abantu batanu, kandi ngira ngo twese turabizi, ariko by'umwihariko abafite power ba Karavera bo ba Mand ndetse n'abandi bose, ariko by'umwihariko uyu Karavera rero nyuma y'uko avuye mu bihano akaba yagarutse, byateje ibibazo rero muri CPI cyangwa Local Church City Center Chiboriya, byamaze gutezamo ikibazo. Ariko kuri ubu imidugudu nayo irahangayitse cyane rwose, urebye ibirimo birakorerwamo abaturage bafite ukutumvikana kwiyongereye cyane. Mu by'ukuri rero ni ikigaragara cyo ubona ko bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ikigaragara cyo urabona ko uko umunsi umwe ushize, yewe ga nuko undi utashye, twavuga tuti nta gahinda gusa, ni imibabaro gusa rwose, nta bwumvikane na buke burimo hariya, twavuga tuti birababaje cyane. Ndagira ngo rero ntumikire uyu wambwiye ati turasaba ko mwadukorera ubuvugizi Karaveri akaza ntiyicare ku ntebe yari asigayemo, bambe yahozemo, kuko ibi ni ibikorwa bigaragaza ko n'ubundi kuba yaravuye baramuhagaritse, nibura atabanje kwicaraho na gatoya ngo tubanze turebe niba koko yarisubiyeho cyangwa amakosa cyangwa ibyo yazize yararekeye cyangwa yarikosoye, nta kintu cyatuma tumenya ko yabihagaritse. Rero barasaba ko yaba ubwo ni bamwe basigayemo, bamwe bake nabo bari ejo bashobora kuvuga tuti bagiye, bari gusaba rero ko uyu Clever cya Karaveri yabanza akicara ku mwanya nk'abandi basanzwe. Ngaye nguko ni gutyo ishwana rya hato na hato ndetse no kutumvikana muri Chiboriya byamaze gufata indi ntera. Kuri ubu mu midugudu isanzwe, mu midugudu ya Chiboriya n'ubundi isanzwe, kuko byavuye mu itorero byagiye mu midugudu, uko murabyumva, niba abantu batabanye neza mu rusengero nta n'ukuntu babana neza muri daily life, ntabwo bishoboka. Rero bivugwa ko uku kugaruka kwa Chiboriya bambe kwa Karaveri kurasa nkaho kwadindije ibikorwa byose no mu midugudu isanzwe, apart from Chiboriya rira mu itorero, ariko no mu midugudu naho byamaze kuba byarengerana cyane. Ngaho rero reka mbashimire cyane, tuzasubira ejo. Ndashaka guhamagara uriyo, ngira ngo ku bantu mwakurikiye ikiganiro rwose twabagejeje ejo mwaryohewe,
tubagezaho uburyo amateraniro yagenzemo ndetse n'ibindi bitandukanye uburyo byagenzemo. Twagikoze ngira ngo ndi kuvugisha umuntu uherereyeyo, rero ejo nagerageje kumuvugisha nti ushaka uburyo wambwira imigabo n'imigambi batangiranye cyangwa abayobozi cyangwa babashoramari babashyitsi bari bagize basize babahaye guideline uko byagenda kose bagomba kugendera. Rero reka mbashimire cyane, turaza gusubira.